Hello, mbaye ikaze kuri Jose Official TV. Uyu munsi tugiye kwibaza ngo ese wifuza kugira amaso y'umweru asa neza, atuje. Amaso rero ni indorerwamo y'ubuzima bwacu kuko iyo asa neza yongera ubwiza ku isura yacu, ku buryo umuntu ufite amaso asa neza bituma abantu babona ko afite ubuzima bwiza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu wakora kugira ngo ugire amaso y'umweru adafite ikibazo n'iki kibara kiza ku ruhu rwo ku maso nacyo nkubwira ukuntu wakikuraho. Nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel ukore subscribe kugira ngo ubutaha nitujya dukora video ujye uhita ubona notification. Uyu munsi kuri Jose Official TV ngiye kubereka uburyo bworoshye ushobora gukoresha amaso yawe akaba umweru ndetse agasa neza n'iki kibara cyo ku ruhu nk'uko nabibabwiye ukakikuraho mu buryo bworoshye. Ni ibintu biri natirere. Ikintu cya mbere uzakora tudatinze mu magambo, ikintu imbere uzakora ni ukurya imboga ndetse ukarya n'imbuto ukabirira ku gihe. Abantu benshi bazi ko ubwiza aba ari inyuma, ariko ubwiza buheramo imbere. Iyo wariye imboga nziza nka za dodo, amakaroti, intungamubiri zazo, ibintu birimo vitamine A biragenda bigatuma amaso yawe aba umweru mu buryo buri natirere. Rero nimba uri umuntu ukunda kurya ibintu wiboneye, jya wita ku mirire yawe, uzagira amaso meza y'umweru akeye asa neza. Muri iyi video rero nibyo tugiye kuvugaho, turaza kuganira ku kibazo abantu benshi bakunda kumbaza bambwira ati turifuza umuti wo kugira amaso y'umweru ariko bakagira ikibazo nanone cyo kutita ku mirire. Tugiye kubanza twite ku mirire, ibindi byose biza nyuma. Ngiye mbabwira ibintu bijyanye n'ibiribwa byakugirira akamaro. Ngiye kubakubwira ibintu bigera muri 4 cyangwa 5 bishobora kugufasha kugira amaso y'umweru nk'uko nabivuze. Imboga n'imbuto ziraza ku mwanya wa mbere. Hari n'andi makosa menshi tujya dukora tuba twirengagiza ariko tutazi ko yatubyarira kugira amaso y'umutuku. Ikintu cya kabiri, abadamu nibo bakunda kukikora, gufata imiti utandikiwe na muganga ugashyira mu maso. Hari abantu bafata umuti, nimba ari vizine nimba ari iki, wenda abona ijisho ryabaye umutuku ati reka ndigira umweru. Umuti utandikiwe na muganga uzagutera amaso ahubwo utuma ijisho ryawe riri mu mutuku. Harimo n'abambara rinete batandikiwe na muganga. Ibyo ntabwo ari byiza, byangiza amaso. Biba byiza nimba ufite ikibazo cy'amaso kwivuza, ariko niyo utanagifite ujye ukoresha ibikoresho bya natirere. Ntuzajye ufata ibintu byose ufashe muri farumasi ngo ubishyire mu maso. Ikintu cya gatatu ugomba kwirinda niba ushaka kugira amaso y'umweru ni ukurara kuri telefone ukanuriye muri telefone. Ugomba kuryama byibura amasaha 8 ku munsi, cyane cyane mu ijoro. Ukaryama nijoro byibura ukaryama saa 4 ukabyuka saa 12. Abantu benshi barara ku matelefone ariko bibabyarira kuzana amaso y'umutuku, noneho bakazana n'uruziga rw'umukara ku maso. Ibyo bintu byica amaso cyane, mujye mubyirinda. Nubyirinda 2-3 bizakuvura. Icyo nicyo nakubwira. Icyo ni icya gatatu. Mu by'ukuri hari abantu benshi bazi ko ushobora kuryama amanywa ukirirwa uryamye ukaza kurara nijoro kuri telefone. Ntabwo ari byiza, byangiza amaso, bituma haza ikinyama mu maso, bigatuma ubyuka nimba uryamyeho amasaha make ubyuka mu maso yatukuye wagira ngo wamenyemo nk'irusenda. Biba byiza rero iyo wirinze kurara ku matelefone ukaryama kare. Ikindi cya 4 ugomba kwirinda ni izuba. Nimba uzi ko ugiye ku zuba, jya ugerageza wambare amarinete y'izuba. Nimba uzi ko ugiye mu muyaga, irinde kujya mu muyaga utambaye amarinete. Cyane cyane nko gutega moto, mujya mubona iyo duteze moto hari ivumbi rigenda ritumukira mu maso, ukajya kugera aho ugiye amaso yabaye umutuku. Byaba byiza ugiye wambara amarinete akurinda kugira amaso y'umutuku. Amarinete yawe arinda izuba, akakurinda n'umuyaga, noneho amaso yawe akaba meza. Ikindi tugomba kwirinda ni inzoga n'itabi. Kunywa inzoga nyinshi n'amatabi menshi bituma amaso yacu yangirika, bituma amaso aba umutuku. Nk'ibyo nababwiye bwa mbere, nababwiye ko nimba ushaka kugira amaso meza ugomba kurya neza. Urumva ibintu byangiza umubiri byangiza n'amaso. Biba byiza iyo wirinze inzoga ukirinda n'itabi,
ukajya urya indyo yuzuye, biba byiza cyane. Ikindi kintu ni abadamu ndimo mbibwira, abantu bakunda kwitezaho ibintu by'ingohe, kwisigamo ibintu mu maso, nibyo bituma amaso yanyu aba umutuku. Mujye mubyirinda, nimunabishyiraho mwirinde ko byagera mu jisho mo imbere. Ikindi rero tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha kugira ngo amaso yawe abe umweru mu buryo bwa natirere. Ufata kokombure ukayiraza muri firigo cyangwa ukayishyira muri firigo ku manywa, ubundi ukayishyira ku maso ikonje, urumva, ukayishyiraho iminota 15. Iminota 15 iyo ishize amaso yawe ukiryamira, n'ejo ukongera ubikora buri joro, uzabikore nk'icyumweru kimwe, n'uruziga rwo ku maso, bino bintu biza ku maso bimeze nk'ibintu sibwo nabyita by'abakecuru, ukabona ku maso haje ikintu cy'ikiziga cy'umukara, nabyo bizagenda. Yego mbisubiremo, ufata kokombure ukayishyira muri firigo, ukayitinzamo igakonja, yamara gukonja ukayikata nk'uku nguku mubona kuri iyi foto, ugashyira ku maso yawe ukabimazaho iminota 15 mbere yo kuryama. Nubikora icyumweru kimwe uzahita ubona impinduka, amaso yawe azaba umweru, umunkanyari wo ku jisho ushire, hanyuma n'urwo ruziga rw'umukara ruri ku jisho rukuveho burundu. Ariko ugomba kubikora ubyibura mujye muryama hakiri kare. Biba byiza iyo uryamye hakiri kare, umubiri ukabona umwanya wo kwisukura ndetse n'uwo kwivura, ubyuka wabaye mushyashya, ubyuka wabaye mwiza, hanyuma wabyuka ugakaraba amazi meza atarimo imyanda, amaso yawe rero azahita aba umweru. Ikindi, abantu benshi birengagiza kunywa amazi ahagije, birengagiza kunywa ibinyobwa byiza bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, ariko biba byiza ugiye unywa amaji meza nk'amaji ya karoti, amaji ya kokombure, amaji ya za seleri. Ibyo byose ni ibintu bikusanyiriza hamwe bikaba byatuma amaso yawe aba umweru, ariko mujye munywa byibura amazi menshi ahagije ku buryo umubiri wawe uba uhehereye. Ibyo nibyo nakubwira rero ushobora gukoresha bigatuma ugira ubuzima bwiza, ukagira uruhu rwiza rwo mu maso ndetse n'ijisho ryawe rikaba umweru. Nimugende mudakoze subscribe kuri iyi channel, nimugende mudakoze like, mukore na comment, kugira ngo ubutaha nzajye nkora amavideo nishimye mbona ko mubikurikira. Murakoze rero, naho ubutaha ngiye kubategura izindi video nziza nyinshi cyane zo kwita ku buzima. Nimukajye kure ya Jose Official TV, dufite amavideo menshi meza afitiye akamaro ubuzima bwacu. Mwakoze kureba video yose, ndabakunda cyane, naho ubutaha, ciao ciao.